ntugatinye umuntu, ntugagire ubwoba. Ubwoba butuma abantu bakora ibintu bitari byiza. Usomye mu gitabo cyo kubara mu gice cyaho cya 22 usangaho umugabo witwa Baraka na Balamu. Ni cya gitabo cyanditsemo indogo bivuga. Icyo gitabo ni cya gitabo cyanditsemo umuntu witwa Balamu ajya kuvuma Abayisiraheli ntabashe kubavuma kuko Imana itari yabavanyeho amaboko cyangwa nta kibazo bari bafitanye n'Imana muri icyo gihe. So Baraka icyatumye ajya kwa Balamu cyari ubwoba, kuko Bibiliya iratubwira ngo Baraka yarabonye ubwoko bw'Abayisiraheli abona ni benshi umubare. Urumva ngo they were numerous, there were many million, bari barenze miliyoni. Ngira ngo wenda bari nka miliyoni enye sinamenye cyangwa nibirenga, I don't know. Icyo nzi nuko yababonye abona ari abantu benshi cyane, bimutera ubwoba, agira ngo bazamurwanya, agira ngo bazaza batwara ibye. Ikindi cya kabiri, yari yamenye yuko ari abanyembaraga kuko bari baranesheje umwami witwa Sihoni na Ogi w'Ibashani. Abo bami bari bakomeye kumurusha. Yarazi rero ko nta mahirwe namwe afite yo kurwanya ubwo bwoko bw'Abayisiraheli. Hanyuma yari afite n'ubwoba yuko bazafata igihugu cye mbega cy'Imowabu. Baraka yari Umumowabu. Umumowabu ni umwe mu bahungu bakomotse ku bakobwa ba Loti. Urumva bari bafite n'ibyo banapfana rubanda. Noneho yari afite yuko afite ubwoba ko bazafata igihugu cye. Kombination y'ibyo byose yatumye muwe hazamura urwango ababonamo nk'abanzi. Kuko rero nta yindi nzira, yari afite intege nkeya, ntabwo ashaka kubarwanya bifatika ngo agenda biyahuremo barwane nk'abantu b'abagabo, ahubwo yahisemo kujya mu barozi. Urwango rutuma umuntu yaroga undi. Ariko urumva urwango rwa Baraka yangaga Abayisiraheli rwari rushingiye ku bwoba. Twahawe umwuka w'imbaraga, umwuka w'urukundo n'umwuka wo kwirinda, sound mind. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha rero. Ntukagire ubwoba. N'uwo ukwanga igihe cyose akwangira ubusa, ibye bizamupfira ubusa. Nk'uko Balamu na Baraka bahujije inama zo kuvuma ubwoko Imana itavumye, ntago bavumitse. Ariko nyine uburiganya bwa Balamu bateze icyaha Abayisiraheli kugira ngo bakigwemo icyaha, noneho bagirweho n'ingaruka z'icyaha. Imana yo mu ijuru rero iduha ubwenge, tugerageze mu nzira zose mu kwizera Yesu no gusoma Bibiliya no gusenga, tukabarwaho gukiranuka kwa Kristo, tugahora turi imbere y'Imana. Hanyuma nk'uko biri bivuga, duhindura imitekerereze, to renew our minds. Hanyuma twitanga, dutanga imibiri yacu nk'ibitambo byiza byemewe, ariko kuyikorera kwacu kwiza. Ubwo nk'uko byanditse nyine, ubwo ndabivuga mu magambo yanjye, nk'uko byanditswe mu Baroma 12 kuva ku murongo wawo wa mbere ukageza kuwa 3. Reka dukomeze muri iyo njyano, kuko ntabwo imivumo ya Balamu izakugeraho, nta nubwo imitego ya Balamu izakugeraho, kandi Baraka ntabwo azakunesha kuko ni umunyabwoba. Imana yo mu ijuru izamukurinda. Mbifurije ijoro ryiza aho muri hose, cyangwa amanywa meza aho muri hose, cyangwa igitondo cyiza aho muri hose. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turi kumwe, dukomeze twizera Imana yo mu ijuru kuko nizaturinda igiteye ubwoba. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibishimire. Nawe utaha.